twongeye kugushimira wowe dukurikirana umunsi ku munsi. Umunsi twifuje kugusobanurira mu rurimi rwacu twumvikanaho neza rw'ikinyarwanda indirimbo Ntema Vestine na Dorcas. Ndagira ngo uyikurikirane wumve neza ayo magambo bivugiramo bano bana. Hatangira bagira bati navukiye mu muryango rwose utifashije, twari tubayeho mu buzima bukomeye, ubuzima butoroshye namba. Ibyo naciyemo byose nagerageje kwiyahura inshuro nyinshi zishoboka, gusa bigapfa. Abakire cyangwa ababaye mu buzima bukomeye, iyo bambonaga barandebaga bakibaza bati mundebere kiriya cyana cyamureba uriya mwana, bakanseka bati nkuriya ntuwaye. Gusa nanjye nabonaga ko bafite impamvu yo kuba bamwaza cyangwa bakambwira ayo magambo. Gusa wowe mwami Imana warabirebye urabyitegereza ibyo byose, nuko utanga igitambo cy'amaraso ku muntu nkanjye uciriritse, ku muntu nkanjye umwana w'umuntu, ikirenzeho umunyabyaha. Oh Mana, bakomeza bagira bati Mana Mana, nabonye ubuntu bwawe, nabonye ubuntu bwawe, nabonye urukundo rwawe rutangaje, urukundo rwawe ruhebuje. Ati warakoze Mana kuntabara ukoresheje amaraso yawe. Ntabwo nzi uyu munsi icyo navuga imbere yawe Mana, ntabwo nzi icyo navuga, gusa ndagushimira yuko byose wabikoze kubera njye. Umugisha wawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe, byose wabikoze kugira ngo untabare ukoresheje amaraso yawe. Warakoze Mana kuntabara, kugeza ubu ntabwo nzi icyo navuga imbere yawe Mana. Agakomeza bashimira Imana ati warakoze ku bwa buri kimwe, warakoze ku bwa byose. Ati inzara, inyota, amarira, agahinda n'umubabaro byari byanyigaruriye, abantu bancira imanza rwose. Gusa wowe Mana aho niho wamboneye, uraza urahankura urantabara. Ndi kuva ubwo amateka yanjye y'ubuzima bwanjye ahinduka ubwo. Ati ntabwo wabikoreye ikindi, nta nubwo nzi aho nari kuba ndi uyu munsi iyo ataza kuba ari wowe, ataza kubw'urukundo rwawe. Ati icyo nzi cyo ahantu nari kuba ndi ubu hari kuba ari kure cyane. Ati Mana ntabwo wabikoreye ikindi, nta zindi nyungu wari untezeho uretse imbabazi zawe Mana. Ati iyo bitaba ibyo ubu nari kuba narapfuye nta hantu mu mwijima, gusa wowe warabyemeye ucunguza amaraso yawe. Byose niwe wabikoze Mana, ubikorera umuntu nkanjye, umuntu udafite icyo asobanuye, umuntu uciriritse nkanjye, umwana w'umuntu, ikirenzeho umunyabyaha. Ati Mana ntacyo nabona nagushimira, ati ntacyo, nabonye impuhwe zawe n'imbabazi zawe Mana, nabonye imbabazi zawe, mbona urukundo rwawe ruhebuje. Ati byose mwami wabikoze kugira ngo ucungure umwana w'umuntu nkanjye ukoresheje amaraso
ntabwo nzi icyo navuga Mana imbere yawe, ntabwo nzi icyo navuga. Gusa warakoze ku bwa buri kimwe wakoze ku bwanjye. Warakoze Mana, warakoze, nabonye ineza yawe n'urukundo rwawe ruhebuje. Warakoze Mana kuncungura, warakoze kuncungura ukoresheje amaraso yawe. Warakoze Mana, ubu ngubu ntabwo nari kuba nzi icyo mvuga imbere yawe. Gusa warakoze ku bwa buri kimwe wakoze kubera njye. Warakoze cyane, ineza yawe n'urukundo rwawe ruhebuje. Warakoze Mana, warakoze cyane, warakoze Mana. Ari nako babyinira Imana bakayitambira, bakomeza bagira bati ntabwo nzi icyo navuga imbere yawe. Bati gusa warakoze Mana ku bwa buri kimwe wakoze kubera njye. Buri kimwe wakoze ku bwanjye, nkabona ineza yawe, nkabona urukundo rwawe ruhebuje. Ndahamya neza ko iri ari isengesho rya buri umwe ukunda Vestina na Dorcas. Ni isengesho kandi rya buri umwe uzi neza y'Imana, uzi ibyo Imana yamukoreye muri ubu buzima tunyuramo muri iyi si. Ni nayo mpamvu aba bana bakomeza baririmba bati iyo ataba wowe Mana ntabwo nari kuba nzi icyo nari kuba mvuga uyu munsi. Bati ariko kubera ineza yawe n'urukundo rwawe ruhebuje, wakoresheje amaraso yawe uza gucungura umuntu nkanjye, umuntu uciriritse.